Guhagarara k'umutima heart attack cyangwa se myocardial infarction bibaho mu gihe amaraso yajyaga mu mutima yifunze. Ni hahandi ubona umuntu wagendaga neza cyangwa se utari uziho uburwayi budasanzwe, umutima uhagaze ukumva ngo yapfuye. Guhagarara k'umutima biterwa kenshi n'uko cholesterol iba yabaye nyinshi mu mijyana y'amaraso, ibinure cyangwa se n'ibindi bintu nabyo bishobora gutera imijyana itwara amaraso ku mutima kuziba cyangwa se kwifunga. Iyo ibi bibaye ushobora no gupfa. Usibye ko iyo kwa muganga bigaragaye hakiri kare ushobora guhabwa imiti bikaba byashira. Impamvu zishobora gutuma ugira ikibazo cyo guhagarara k'umutima ni nyinshi cyane, gusa mu gihe bikubayeho cyangwa se bikaba ku wawe, ni ngombwa kwihutira kujya kwa muganga ugahabwa ubutabazi bwihuse. Dore impamvu 10 za mbere zishobora gutera guhagarara k'umutima. Iya mbere ni indwara ya diyabete. Mu gihe urwaye diyabete, isukari yo mu maraso irazamuka cyane. Umusemburo wa insulin utuma umubiri ubasha gukoresha isukari iba yinjiye mu byo turya cyangwa se tunywa. Iyo insulin ikora nabi cyangwa se umubiri utabasha gukoresha neza insulin, isukari iriyongera cyane mu maraso. Kwiyongera kw'isukari mu maraso bishobora gutera ibibazo by'umutima ndetse no kuba wahagarara. Impamvu ya kabiri ishobora gutera guhagarara k'umutima ni imyaka myinshi. Abagabo bari hejuru y'imyaka 45 n'abagore bari hejuru y'imyaka 55 baba bafite ibyago byo kugira ikibazo cyo guhagarara k'umutima ugereranyije n'abato. Mu gihe ugeze muri iki kigero, ni ngombwa kwisuzumisha byibuze 2 mu mwaka indwara nyinshi zizanwa no kugenda ugana mu zabukuru, harimo n'indwara yo guhagarara k'umutima. Impamvu ya gatatu ishobora gutera guhagarara k'umutima ni stress nyinshi. Guhorana imihangayiko na stress nyinshi bitera ibibazo bitandukanye by'umutima. Kubera amaraso ahora yiruka cyane, bishobora kuba byatera ikibazo cyo guhagarara k'umutima. Ni ngombwa kumenya ko uko wahangana na stress ukoresheje uburyo busanzwe byakanguka bakwitabaza abaganga. Impamvu ya kane ni umuvuduko ukabije w'amaraso. Umuvuduko ukabije w'amaraso ni imwe mu mpamvu zishobora gutera umutima guhagarara cyane. Ubusanzwe umuvuduko w'amaraso ntiwagakwiye kurenza 120/80. Iyo ufite umuvuduko w'amaraso ukabije, hakiyongeraho n'ibindi nko kubyibuha birengeje urugero, diyabete, kunywa itabi cyangwa se cholesterol nyinshi mu maraso, umutima ushobora guhagarara mu buryo bwihuse cyane. Impamvu ya gatanu ni uko mu muryango hari undi wabirwaye. Niba mu muryango wa hafi hari undi waba warigeze kugira ikibazo cyo guhagarara k'umutima, nawe ufite ibyago biri hejuru byo kuba nawe wakwibasirwa no guhagarara k'umutima. Niyo mpamvu ari ngombwa kwisuzumisha hakiri kare. Impamvu ya gatandatu ni ukurya kenshi ibiryo birimo ibinure. Kurya kenshi ibiryo birimo ibinure byuzuye bishobora kongera ibyago by'indwara z'umutima ndetse na stroke. Iyo bimaze kuba byinshi, bibura aho bijya nuko bikaba byajya mu dutsi duto dutwara amaraso ku mutima, bikaba byatera ikibazo cyo kwifunga k'utwo dutsi, bityo umuntu akaba yagira ikibazo cyo guhagarara k'umutima bitunguranye. Impamvu ya karindwi ni umubyibuho ukabije. Abantu bafite umubyibuho ukabije baba bafite ibinure birenze urugero mu mubiri wabo. Akenshi ibinure ubisanga ku nda, bikaba byateza ibibazo bikomeye harimo no guhagarara k'umutima, kabone n'ubwo nta kindi kibazo baba bafite mu buzima bwabo. Kugira ibiro birengeje urugero byangiza ubuzima bikabije ndetse bikaba byanatera ibindi bibazo bikomeye mu buzima. Ushobora kugabanya ibiro cyangwa se ukirinda kwiyongera ibiro, urya indyo nziza, ukagabanya amasukari menshi n'ibiryo birimo amavuta menshi, ndetse ukagabanya umunyu, ariko unakora imyitozo ngororamubiri akenshi. Impamvu ya 8 ishobora gutera guhagarara k'umutima ni cholesterol nyinshi mu maraso. Mu maraso hasanzwe hatemberamo cholesterol. Iyo urugero rwa cholesterol nziza ruri hasi cyane ugereranyije na cholesterol mbi, bishobora kuba byatera ingaruka harimo no guhagarara k'umutima. Impamvu ya 9 ni ukunywa itabi. Mu gihe unywa itabi cyane bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutima, ukaba ushobora no kugira ikibazo cyo guhagarara k'umutima. Uburyo ushobora kwirinda ibi ni uguhagarika kunywa itabi burundu. Impamvu ya 10 ni ukwicara cyane no kutagira icyo ukora. Mu gihe ubaho ubuzima butuma utagira icyo ukora nko kwirirwa wicaye, byongera ibyago byo kuba warwara indwara zo guhagarara k'umutima. Kugabanya ibi byago ni uko washaka imirimo ukora, byibuze ukaba wanakora agasiporo nko kugenda n'amaguru, ukirinda guhora utega. Ngibyo byo wamenya ko indwara yo guhagarara k'umutima ibitera ndetse n'uko wayirinda, nibyo twagarutseho. Niba wakoze iki kiganiro ntugende udakoze subscribe niba utarayikora, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.